société civile du Nord Kivu, à l'attention du secrétaire général des Nations Unies et des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Copie conforme au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à la République démocratique du Congo, la MONUSCO. Objet, dénonciation des sanctions ciblées contre les dirigeants de l'AFC M23, les tentatives de déstabilisation des zones stabilisées sous l'AFC M23, la dénonciation des massacres persistants à Beni, Ituri et notre opposition au projet de changement de la Constitution. De la dénonciation des sanctions ciblant les dirigeants de l'AFC M23. Nous, organisation de la société civile, soucieux de la paix, de la stabilité et de l'avenir démocratique de la République démocratique du Congo, réunis autour des préoccupations majeures qui affectent notre pays, exprimons par le présent mémorandum notre profonde inquiétude face à certaines décisions et initiatives susceptibles d'aggraver la crise congolaise et de compromettre les aspirations légitimes de la population à la paix et à la démocratie. Nous dénonçons les sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies ciblant certains dirigeants de l'AFC M23 que nous considérons comme susceptibles de... Iri ni ijambo ry'ihuriro ry'amasosiyete sivile yo muri Kivu y'Amajyaruguru, ijambo rivugiwe imbere y'icyicaro cya MONUSCO mu mujyi wa Goma, ni mu myigaragambyo yateguwe n'abaturage bo mu bice bigenzurwa na M23. Iri jambo rigenewe umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye n'ibihugu bihoraho mu nama y'umutekano ya Loni, ndetse iyi kopi ikaba inagenewe intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, akaba n'umuyobozi mukuru wa MONUSCO. Impamvu y'iri jambo ni ukwamagana ibihano byafatiwe bamwe mu bayobozi ba M23, kwamagana ibikorwa bigamije guhubanganya umutekano mu bice byagaragayemo agahenge biyoborwa na M23, hari ukwamagana ubwicanyi bukomeje kubera ibeni no mu tundi duce dutandukanye, ndetse no kugaragaza ko tutemera umugambi wo guhindura itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Icyambere ni ukwamagana ibihano byafatiwe bamwe mu bayobozi bakuru ba M23, umutwe dukunda. Twebwe imiryango ya societe civile iharanira amahoro, ituze n'ahazaza ha demokarasi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, duhurijwe hamwe n'ibibazo bikomeye cyane byugarije igihugu cyacu, tugaragaza ibyo bibazo binyuze muri iyi nyandiko turimo kubasomera muri aka kanya. Turagaragaza impungenge zikomeye dutewe n'ibyemezo ndetse n'ibikorwa bimwe na bimwe bishobora kurushaho gukaza ibibazo bya Congo, ndetse no kubangamira icyifuzo cy'abaturage cyo kubaho mu mahoro ndetse no muri demokarasi. Turamagana ibihano byafatiwe bamwe mu bayobozi ba M23 n'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye, kuko tubona ko bishobora kurushaho kubangamira imbaraga zishyirwa mu gushaka ibisubizo bya politiki kandi byumvikanyweho ku bibazo bikomeje gushegesha uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni mu gihe impande zitandukanye zisabwa kwitabira ibiganiro, imishyikirano no gushakira hamwe ibisubizo birambye, tubona ko muri iki gihe ibihano bifatwa kandi bigafatirwa abantu ku giti cyabo ngo ntabwo bikwiriye gukoreshwa nk'igikoresho gishobora gufunga inzira z'itumanaho no gutuma dushaka ibisubizo bya politiki birushaho gukemura ikibazo, kubera ko ibi bihano biratuma ahubwo noneho ibyo bisubizo bigorana. Amahoro ntashobora kuboneka binyuze mu bihano bifatwa mu buryo burobanura cyangwa se mu buryo bubagamira ku ruhande rumwe. Amahoro arasaba ibiganiro, gutega amatwi impande zose zirebwa n'iki kibazo no kwita ku mibereho nyakuri y'abaturage bahura n'ibi bibazo umunsi ku wundi, ibibazo bijyana n'intambara. Icya kabiri, turamagana ibikorwa byose bigamije gusubiza umutekano muke mu bice byagaragayemo agahenge biyoborwa na M23 dukunda. Turamagana kandi ibikorwa byose bigamije kongera kuzana umutekano muke, akaduruvayo n'urugomo mu bice byari bimaze kugaragaramo impinduka mu by'umutekano. Abaturage ba Kongo cyane cyane abo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bamaze igihe kirekire bababazwa cyane n'imirwano yongeye kubura igaragaramo imitwe yitwaje intwaro, kwimurwa ku gahato, gusahurwa, ubwicanyi ndetse no kutagira ubuyobozi bukora neza, kandi bikaba bishobora kuba byaturindimurira mu muriro w'intambara zidashira. Ibikorwa
ibikorwa byose bya gisirikare, bya politiki cyangwa se ibikorwa mu ibanga bigamije guhubanganya uturere twari tumaze kugaragaramo agahenge ni ikibazo gikomeye gishobora guhubanganya ubuzima bw'abasivile ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ntidushobora kwemera ko abaturage ba Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru bakomeza kwicirwa aho ngaho kandi bakomeza gucirwa urubanza rwo guhora basubira mu bihe bimwe by'urugomo n'intambara uko imyaka ihita indi gataha. Ibikorwa nk'ibyo ngibyo bya binyuranyije n'amasezerano ya Washington, ibiganiro bya Doha ndetse n'ibyamiranyijweho i Montreal mu Busuwisi, byose bigamije gushyigikira ihagarikwa ry'imirwano ndetse no gushaka amahoro yabonetse nubwo yaba akiri make kandi yoroshye guhubangana, agomba gukomeza kubakwa ndetse no kurindwa ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Ntagomba gusenywa cyangwa se wenda guhubanganywa kubera inyungu bwite n'inyota y'ubutegetsi bwa bamwe mu banyepolitiki bacu hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Icya gatatu, oya ku migambi yo guhindura itegeko nshinga. Turongera gushimangira ko tutemera habe na gato umugambi wari wo wose wo guhindura itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, cyane cyane ni mu gihe iryo hindurwa ryaba rigamije guhindurira amategeko y'ibanze agenga ihererekanya bubasha muri demokarasi ndetse no gutuma perezida uri ku butegetsi ari we Tshisekedi Chilombo abasha gukomeza kuyobora igihugu cyacu mu gihe kitazwi. Itegeko nshinga rigomba guhindurwa kugira ngo rihuze inyungu bwite z'umuntu z'abantu benshi aho kugira ngo rihindurwe kubera inyungu bwite z'umuntu umwe cyangwa se iry'ishyaka rya politiki cyangwa se wenda ubutegetsi buriho. Ibyo ntabyo dushaka. Icya kane, turamagana ubwicanyi bukorerwa abaturage b'i Beni muri Turi kandi byose bigakorwa n'abarwanyi ba ADF naru. Turamagana twivuye inyuma uburyo inzego zo mu gihugu ndetse n'umuryango mpuzamahanga bakomeje guceceka ku bwicanyi burimo gukorerwa abaturage b'i Beni ndetse no muri Turi, hamwe n'ibikorwa by'urugomo bikomeje gutwara ubuzima bw'abasivile basigaye mu bice bigenzurwa na M23. Nyamara hari inzego zifite inshingano zo kurinda abo baturage b'inzirakarengane. Ni mu myaka myinshi cyane yashize abaturage ba Beni bakomeje kwicwa, kuvanwa mu byabo ndetse no kubaho mu bwoba bukabije, ariko nta gisubizo gihamye gifatika kandi kirambye mu by'umutekano kirashyirwa mu bikorwa. Aya makuba ntakwiriye gukomeza gufatwa nk'ikintu gisanzwe. Ibyo turabyamagana nk'abaturage bagenzi babo dusangiye igihugu. Ntakwiye no gukomeza guhindurwa imibare gusa. Ni mu gihe buri mubare uba uhagarariye umuntu wapfuye, umuryango watakaje umwe cyangwa se abaturage bavuye mu byabo. Turasaba ko ukuri kugaragara, turasaba ukuri kose kuri ubu bwicanyi ko kugaragazwa. Ababigiramo uruhare n'abafatanyacyaha nabo bagomba kumenyekana kandi bakagezwa imbere y'ubutabera. Ibyo turabisaba nk'abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Turasaba kandi ko hafatwa ingamba zifatika zo guhagarika umutekano muke no kurinda by'ukuri abaturage b'abasivile batuye muri utwo duce dukomeje kwibasirwa. Icya gatanu ni ibyifuzo byacu noneho. Dushingiye ku bibazo twagaragaje haruguru, turatanga noneho ibyifuzo bikurikira. Icya mbere, ibiganiro bya politiki nibyo bikwiriye gushyirwa imbere kugira ngo ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gikemurwe mu buryo burambye. Ibihano bifatwa mu buryo bwo kurobanura impande ntabwo bikwiriye gushyirwa imbere kuko bishobora kurushaho gukaza ikibazo aho kugikemura. Icya kabiri, hagomba guhagarikwa ibikorwa ibyo ari byo byose bishobora gutangiza izindi ntambara mu bice biyoborwa na M23, cyane cyane ahagaragaye agahenge n'impinduka mu by'umutekano. Icya gatatu, turasaba ibihano byafatiwe bamwe mu bayobozi ba M23 ko byongera gusuzumwa hagakoreshwa uburyo bushyira imbere amahoro, ibiganiro n'ibisubizo bya politiki. Icya kane, abaturage b'abasivile bagomba kurindwa ibikorwa byose by'urugomo, kwihorera n'ibindi bikorwa bishobora guhubanganya ubuzima bwabo. Icya gatanu, inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo igomba guhaguruka. Itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo rigomba kubahirizwa uko ryakabaye ryose. Turamagana ivugururwa cyangwa se ihindurwa iryo ari ryo ryose ryaba rigamije gutuma abayobozi bari ku butegetsi bakomeza kuyobora igihugu mu gihe kitazwi. Societe civile irasaba guverinoma ya Congo n'abafatanyabikorwa bayo ko bakora ibishoboka byose kugira ngo ikibazo cya ADF muri Beni ndetse no muri Turi gihindurwe mu buryo bwa burundu. Ni mu gihe hataraboneka ibisubizo bifatika, abaturage bo muri utwo turere bamaze imyaka myinshi bababazwa n'ubwicanyi n'umutekano muke. Bashobora kandi kugera aho basaba ubufasha bwa M23 kugira ngo ijye kubafasha kubohora noneho no kugarura umutekano mu bice
bya Beni ndetse na Ituri n'icyo abaturage dushaka. Icya gatandatu, turasaba ko habaho ibiganiro bya politiki nyabyo kandi birimo impande zose kugira ngo harebwe imizi ya nyayo y'ikibazo cya Kongo kandi hashakirwe ibisubizo birambye aho hose. Ni mu gusoza, turahamagarira inzego zo mu gihugu n'umuryango mpuzamahanga gushyira imbere amahoro, ibiganiro no gushaka ibisubizo birambye aho gushyigikira ibikorwa bishobora kurushaho gukaza amakimbirane. Turahamagarira kandi abaturage ba Kongo gukomeza kuba maso mu bikorwa byose bigamije guhubanganya umutekano mu bice byagaragayemo agahenge biyoborwa na FCM 23. Bagomba kandi kuba maso ku mayeri ayariyo yose ashobora gukoreshwa mu guhindura amategeko agenga igihugu hagamijwe gukomeza kugundira ubutegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikorewe i Goma kwa 28 Nyakanga 2026, bikaba bikozwe mu izina rya societe civile. Ni natwe twashize umukono kuri iyi nyandiko.